Yes, tubahaye ikaze nanone kuri Rukumbi TV. Niba ari bwo ukihagera, niba uri mushya kuri Rukumbi TV, ukaba ari bwo ukibona ibiganiro bya Rukumbi TV, kanda kuri subscribe ubundi ukande kukazogera ibiganiro byacu bijye bihita bikugereraho igihe utazagira ikiganiro na kimwe ucikwa. Niba ukunda showbiz yo mu Rwanda, niba ukunda abahanzi, niba ukunda sinema, niba ukunda imyidagaduro, ni kuri Rukumbi TV nta handi. Wowe kanda subscribe ukande kukazogera kandi ukande like kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Hanyuma uyu muziki wacu, iyi showbiz yacu, nubwo bamwe bayikubitiwemo ariko abandi bagafatiyemo, abo rero nibo tugiye kubabwira. Tugiye kubaha urutonde rw'abahanzi batanu b'abaraperi bagafatiye muri iyi showbiz, bagafashe muri iyi showbiz, bakuye cyangwa se bakura agatubutse muri uyu muziki wo mu Rwanda, muri iyi showbiz yo mu Rwanda. Bamaze kuba bagwiza tunga, bamaze kuba abaherwe muri iyi showbiz yo mu Rwanda. Urutonde rw'abahanzi batanu rero bayoboye abandi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umusore bita Zeo Trap. Zeo Trap ari ku mwanya wa gatanu mu bahanzi bagafatiye muri uyu muziki wacu, bagafatiye muri iyi showbiz yo mu Rwanda, bamaze kugira ikofi iremereye babikesha uyu muziki. Ngira ngo uyu musore bita Zeo Trap muramuzi, amaze iminsi mikeya agacishijeho mu ndirimbo zibasira mugenzi we bita Ishkevin, aho ndetse byaje no kugenda bifata indi ntera n'inzego z'ubutabera zitangira kubyinjiramo. Uyu Zeo Trap rero akaba ari umwe mu baraperi bamaze kugenda bagafatira muri uyu muziki, bagafatira muri iyi showbiz yo mu Rwanda. Ngira ngo muramuzi. Ku mwanya wa kane turahasanga umusore bita Ishkevin, niwe twavugagaho, wakanyujijeho na Zeo Trap mu minsi ishize, ubwo buri wese yagiraga gutya agasohora umuriro, n'undi agasohora umuriro yibasira undi, n'undi nawe yibasira undi, buri wese yibasira uwundi. Hanyuma aba bahanzi rero uko ari babiri, umwe akaba ayoboye urutonde ku mwanya wa gatanu, Ishkevin akaba ayoboye ku mwanya wa kane mu bahanzi bagafatiye muri iyi showbiz yo mu Rwanda. Bamaze kugenda bagira agatubutse bakura mu uyu muziki wo mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umusore bita Bushari. Bushari nawe muramuzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, Agasima n'izindi nyinshi. Abafana be baramuzi cyane. Bushari muramuzi mu mashow atandukanye. Bushari rero akaba nawe aza ku rutonde ku mwanya wa gatatu w'abahanzi bamaze kugira agatubutse muri iyi showbiz yo mu Rwanda kubera umuziki. Ubwo benshi bagiye bakubitirwamo, abandi bagiye bagafatiramo. Hanyuma Bushari akaba ayoboye ku mwanya wa gatatu mu bahanzi bafite agatubutse, bamaze gukura agatubutse muri uyu muziki cyangwa muri iyi showbiz yo mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga igikorankota, turahasanga igikoko, turahasanga kabutindi, turahasanga uruvu, turahasanga umuraperi Bulldog. Bulldog mungira ngo muramuzi mu ndirimbo nyinshi cyane, nta kwirirwa ndondora, nta nubwo zimwe ntanazibuka rwose. Ngira ngo nawe ubwe hari izo atibuka, birashoboka cyane rwose ko nawe hari izo atibuka. Ariko uyu musore muramuzi, Bulldog muramuzi mu itsinda rya Tuff Gang, muramuzi yakoze indirimbo nyinshi cyane. Hanyuma aza no kuba ari we usigaye mu itsinda rya Tuff Gang, uri kumuvinga, ufite movement ya buri munsi, ufite movement, wanze kurekura, wanze kugenda gake, wanze kubivamo. Bulldog rero coup de chapeau kuri Bulldog. Hanyuma Bulldog akaba ari ku mwanya wa kabiri
mu bahanzi bamaze kugira agatubutse bakura muri uyu muziki wacu, muri uyu muziki wo mu Rwanda. Akaba ayoboye umwanya wa kabiri kuri uru rutonde, akaza akurikiwe ku mwanya wa mbere hakurikiraho umuhanzi Riderman. Riderman, Riderzo, Riderman Rutenderi, Riderman, ngira ngo muramuzi mu ndirimbo nyinshi, nawe ntapfa kugenda mvuga imwe ku yindi, kuko nawe ari muri babandi bashobora kuba batibuka nizo batangiriyeho. Ntabwo rero ari jye wazibuka rwose, ariko ngira ngo Riderman muramuzi mu ndirimbo nyinshi cyane, nyinshi. Muramuzi muri Guma Guma, murabizi ko yatwaye Guma Guma. Murabizi Riderman ko yagiye atwara ama award atandukanye, yagiye atwara ibikombe bitandukanye, yagiye akora amakorabo menshi atandukanye. Hanyuma rero uyu mugabo, uyu muraperi umaze gukora izina, amaze kugira izina riremereye mu iki gihugu cyacu, uzwi cyane, Riderman akaba ari ku rutonde rwa mbere, akaba ari we uyoboye uru rutonde ku mwanya wa mbere mu bahanzi bamaze kugira agatubutse bakuye mu muziki. Ngayo nguko rero urutonde rwacu rw'abahanzi batanu ba mbere b'abaraperi bayoboye abandi mu kuba bafite agatubutse mu bagwizatungo cyangwa se mu bagwizatunga, uko wa mugani w'abaturanyi uko babivuga. Ku mwanya wa mbere Riderman aje abayoboye mu bahanzi b'abaraperi bamaze kugafatira muri iyi showbiz, bamaze gukura agatubutse, bamaze kubyimbya ikofi, bamaze kubyibushya umufuka muri iyi showbiz yo mu Rwanda, babikura mu muziki. Ngayo nguko rero urwo ni rwo rutonde rw'abahanzi bacu batanu ba mbere bamaze kugafatira muri iyi showbiz, bamaze gukura agatubutse muri iyi showbiz yo mu Rwanda. Nagira ngo nkubwire rero ngo ibiganiro byacu, niba udashaka gucikwa na kimwe, kanda subscribe ubundi ukande kukazogera. Ibiganiro byacu bijye bihita bikugereraho igihe. Iyi ni Rukumbi TV.